yarahageze n'ubundi agira n'umwaka n'ubundi ahasiga ubuzima. Yego. Hari abandi bari kumwe? Abandi bahise bagenda ni nabo baje guhuruza. Nibo bahuruje kugira ngo tuze hano tumukureho kiriya kibuye cye cyamubandamiye. Murebye umutwe we byari bimeze bite? Nawe urabyumva byari ibibazo, byari amarira n'agahinda. Yego. Umutwe wari wangiritse? Baba umutwe wangiritse kuko n'ubundi reba ikibuye kugira ngo kikubandamire uko kingana kuriya, kugira ngo kikubandamire umutwe wonyine, nta handi hantu cye cyabandamiye ni ku mutwe. Nawe urabyumva ni ibintu bigoye cyane. Amugwiriye giturutse cyafashe urutugu n'umutwe, amaguru, igihimba cyo hepfo cyaragaragaraga. Kuko mu bantu bagerageje kumukuramo nanjye nari ndimo, twaracukuye tujya ku ibuye ryamugwiriye, tujyambika umugozi turakurura, abandi bakurura amaguru yo hepfo. Kuko ni ibuye rinini cyane rifite nk'ibiro nka 300 cyangwa 400 gutyo. Abandi barakurura turongera turakirambika, nawe ugiyemo waribona uko ryamuguye niko rikiryamye n'ubu. Ubundi baracyagwa muntu wese uraniwe wanyuma, mu gihe bakihakorera ntabwo bazarekera kugwamo. Nta konti tabura kwica umuntu, nawe urabireba. Ubwo ibyo ngibyo ureba nibyo twabashije kugenda dukurura tumukuraho, ariko yari aryamye gutya yinjiyemo aho hari amaguru. Nawe urabona kugira ngo dushyiremo rirabuye turyambike umugozi dukurure, abandi bari baraha bakururira hano amaguru kugira ngo babone uko tumusohororamo. Umutwe warebaga n'ubundi kuri rirabuye. Turi mu murenge wa Rukara, ni mu karere ka Kayonza, mu kagari ka Kawangire, ni mu mudugudu wa Gitega. Nahakomeje kuvugwa urupfu rw'umusore witwa Izabayo Aroni, uri mu kigero cy'imyaka 23, wagwiriwe n'ikibuye kinini ubwo yajyaga gucukura amabuye mu birombe by'amabuye y'agaciro. Biravugwa ko uyu musore Aroni yari asanzwe avomera amazi abasanzwe bacukura amabuye muri ibi birombe, ndetse we na bagenzi be bakaza kujya nabo muri iki kirombe kugira ngo bajye gushakamo amabuye, ndetse akinjiramo agezemo imbere ikibuye kiramugwira, abanzamo umutwe n'ibitugu, ndetse gita kiza kiramutaba, hasigara amaguru mu kirere. Ubwo bagenzi be bari kumwe rero bahise birukanka bajya kubimenyesha inzego z'ubuyobozi kugira ngo zize zitabare uyu mwana w'umusore Aroni. Kwegereye bamwe mu baturage babibonye bagira icyo badutangariza kuri mikoro za Kigali 500 TV. Saa 2 za mu gitondo baraduhamagara baduhuruza ati ikirombe kigwiriye umuntu. Koko tuhageze dusanga umuntu ikirombe cyamugwiriye, hepfo hariya amaguru yaragaragaraga, ari ibuye ryamufashe umutwe. Turagerageza turacukura, ubutabazi buraza, abaturage baraza, turahurura nyine turacukura, n'inzego z'umutekano ziraza, ariko yapfuye byarangiye. Muhagera mwasanze ese ni igice cyose cyari cyagiye cyangwa ni ibice byababwiye ko harimo umuntu? Cyamugwiriye giturutse cyafashe urutugu n'umutwe, amaguru, igihimba cyo hepfo cyaragaragaraga. Kuko mu bantu bagerageje kumukuramo nanjye nari ndimo, twaracukuye tujya ku ibuye ryamugwiriye, tujyambika umugozi turakurura, abandi bakurura amaguru yo hepfo. Kuko ni ibuye rinini cyane rifite nk'ibiro nka 300 cyangwa 400 gutyo. Abandi barakurura turongera turakirambika, nawe ugiyemo waribona uko ryamuguye niko rikiryamye n'ubu. Makuru mfite kuko yaturukaga mu mudugudu wa Gidogo, nawe atuye muri aka kagari ka Kawangire, ariko amakuru bampaye bambwiye ko yaragiye kurangiza wa 6 segonderi. Akaba yaraje kwishora muri ubu bucukuzi bitemewe. Rero yaje abacukura amabuye ngo yabavomeraga amazi, nawe ashaka kwinjira akujya kureba aho bajya, kiramugwira. Ariko yari wenyine cyane ari kumwe n'abandi? Ngo hari abandi bari kumwe, bo bahita bigendera bamusigamo. Noneho umwana ngo watutiraga ibiti w'umukobwa niwe numvisha amakuru ye, nanjye si gihamya navuga ngo yewe nari mari, bahita
ahita avuga ati ikirombe kiguriye umuntu. Amakuru atangira gutanga gutyo, atanzwe gutyo batangira guhamagara ku matelefoni, kuko tuhageze kuko baramamagaye nande ahantu mu murima ndi mu guhinga. Ndavuga ati nanjye ntago mbizi, ahubwo reka nze mbaze. Mpamagaye abantu barambwira ati ikirombe kiguriye umuntu. Turaho ese yapfuye ati cyawe ni muzima, ati byarangiye. Mpita mbahamagara ndababwira ati rero bambwiye ko umuntu yapfuye. Ubwo ngubwo baraza, bahageze basanga nta bikoresho bafite, barongera baramamagara. Ndavuga ati mugende mujye mu rugo mufate ibikoresho, igitiyo n'amacako. Baraza baragerageza, nanjye ubwo nahise mpingura mva mu murima nirukanka umuntu ibibazo bivutse nyine muruye. Ndaza mbasanga hano, nibwo nabafashije, dusanga n'inzego z'umutekano zahageze, njye nahageze, inzego z'umutekano zanahageze. Ubwo umuntu turagerageza tumukuramo, aramutwara, ubu tuvugana ari Gahini. Namukuyemo ibice nko umutwe kiwe cyagure wari umeze ute? Wari wapondekaye nawe urabyumva, niba ibiro 300 cyangwa 400 kikugure nawe urabyumva. Mu rugero umutwe wari wapondekaye wangiritse, urutugu ntiwabimenya, n'urupfu rubi mbese muri make nta kintu nakubwira. Isanganya twahuye nabyo ejo nka 2:00 baraduhuruje nk'abaturage bo mu mudugudu wa Gitega, batubwira ko hari ikirombe kigwiriye umwana. Natwe urabyumva nk'abaturage, twahise kutugira gute tuza guhurura, dusanga koko n'ubundi ibyo batubwiye ni ukuri. Icyo twakoze nawe urabyumva, twakoze ubutabazi kugira ngo tubashe kujya gute tumukuramo hariya. Nawe urareba kiriya kibuye cye cyamubandamiye umutwe, twacukuye duhereye ahangaha, urabona kugira ngo ugere hariya hasi byari ibintu bigoye cyane, ariko twakoresheje imbaraga nyinshi ku buryo n'ubundi hariya cya kibuye ntabwo twari bukegure. Urabona hariya nta bantu bangahe nka 5 ntibahuriramo kugira ngo bakegure. Hariya byasabye umugozi kugira ngo tubashe kugerayo, tugire gute bawambike kiriya kibuye tubone kwegura, dukururira hano. Twakururiraga ahangaha, hanyuma bigira gute tubona ko kimweguraho umutwe cye cyawufashe. Abandi bakururira hehe? Amaguru hari inyuma, hari ababonye. Niho rero niko byari bimeze. Nuko ubwo rero ikigendererwa cya mbere mutuvuganiye tukabasha tukabona kampani, ntago twakongera gutakaza urubyiruko. Kuko se mwari muzi? Uwo mwana turamuzi. Uwo mwana yari umunyeshuri, yaragiye kwiga kaminuza rwose. Nawe yararangije amashuri 5, urumva ko n'ubundi yarashoje. Gutyo ahageze n'ubundi agira n'umwaka, n'ubundi ahasiga ubuzima. Yego, hari abandi bari kumwe? Abandi bahise bagenda, ni nabo baje guhuruza. Nibo bahuruje kugira ngo tuze hano tumukureho kiriya kibuye cye cyamubandamiye. Murebye umutwe we byari bimeze bite? Nawe urabyumva, byari ibibazo, byari amarira n'agahinda. Yego, umutwe wari wangiritse? Umutwe wangiritse kuko n'ubundi reba ikibuye kugira ngo kikubandamire uko kingana kuriya, kugira ngo kikubandamire umutwe wonyine, nta handi hantu cye cyabandamiye ni ku mutwe. Nawe urabyumva, ni ibintu bigoye cyane. Tuvugana n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba, SP Twizeyimana Hamduni, yagize icyo avuga ku rupfu rw'uyu musore, ndetse agira n'ubutumwa atanga ku bantu bose bishora mu bikorwa nk'ibi ngibi binyuranyije n'amategeko. Ejo mu gihe cya saa moya za mu gitondo, abaturage baje kuri police station ya Rukara batanga amakuru ko hari abantu ikirombe cyagwiriye. Bavugaga ko cyari cyagiwemo n'abasore bagera muri 5. Polisi yahise ijyayo, isanga umwe muri abo basore ikirombe gifite cyacukurwaga mu buryo butemewe n'amategeko, gifite nka metero 3. Bagiyemo rero baracukura, ibuye rimugwira ku mutwe, ahita yitaba Imana. Abandi bavamo baragenda, ari nabo batanze amakuru nubwo batageze kuri polisi, ariko bavuyemo ari bazima. Polisi rero ihageze yafatanyije n'abaturage bakuramo umurambo wari witabye Imana, ajyanwa ku bitaro bya Gahini gusuzuma.
no kugeza ubu niho akiri. Amazina ye yitwa Izabayo Aroni, afite imyaka 23. Inama ni uko abantu bakwiye kumvira amategeko. Ubucukuzi butemewe n'amategeko, budafite bucukurwa mu buryo budakurikije amategeko, nta byangombwa, nta bikoresho byabugenewe, bushyira ubuzima bw'abantu mu kaga ndetse hakazamo n'urupfu. Abantu rero bakwiye kubireka, atari ugutinya amategeko gusa, ahubwo batekereza ko bashobora kubureramo n'ubuzima. Ikindi ni uko iki gihe turi mu bihe by'imvura, imvura irimo iragwa muri iyi minsi ku buryo ubutaka bworoshye cyane. Abantu batekereza gucukura rwose muri ubwo buryo bunyeje n'amategeko, hari impungenge nyinshi yuko bashobora guhuramo n'impanuka z'uko ibirombe byabagwira. Bakwiye kubireka rero kuko amategeko afite n'ibihano bihambaye. Reka twihanganishe uyu muryango wabuze uyu mwana w'umusore Aroni, twihanganishe abaturage bo mu karere ka Kayonza mu murenge wa Rukara, by'umwihariko abanyarwanda muri rusange aho muherereye hose. Nababwira ngo dukomeze twihangane, iyo habuze umwana w'umusore nk'uyu nguyu uri mu kigero cy'iyi myaka, igihugu kiba gihombye byinshi kandi bikomeye. Iyi ni Kigali 500 TV, ngendi Hassan Nyawe mu murenge wa Rukara mu karere ka Kayonza. Dusubire muri gahunda zacu z'ubutaha. Ndabakunda cyane.